babu urongera kurihingutsa muri aka kanwa kawe tubyumve oya ibyo kuzana kurwana ntabwo ari byo atajwigira mwese muri kunyifatira kuko papa atara wasamuri no kumbesha niba se bari kumwe kuki atasohotse papa arambabaje muri iki gitondo n'ukuntu ari nabyutse ubundi byagenze gute yamubigenze gute ubundi nkawe uri hano ukora iki ibyo ntabwo bikureba musore na urubona ntashyizeho kuvureri kugira ngo natoha ngo nguke ntago se hano hatose reba kuramo wumve zana intoki zawe ukoremo kumva hadatose babu sande guhamagara mwana we babu wasokaye niyo ndaya n'umuntu watuje wagenza gake wa mukobwa we genza gake baba araryamye genda ubahamagare rero ngende mbahamagare ngende nkangura abantu biryamye bari mu byabo kubita mwana nyagasani se ndakabasha ariko babu arambona babu sohoka ngwana uwo mukobwa babu sori iyo ndaya yawe yewe babu watuje ku mwana muto ugatwara ibintu byawe gake ariko umwana muto warambye ziranga muntu yanjye babu shasura ko nayo kunyara iki gikobwa umva wanshinzwe sokana na babu abana bato mwifata gute ko ubuzima bwawe ari bwiza imbere yawe hazaza uri mu biki wese urahazaza ubuzima bwawe ni bwiza baba buri mu babu none natabujyamo bizagenda ute ceceka wowe babu uri kunyumva ukanyihorera wa mukobwa we watwaye ibintu byawe gake kuki babu wasohotse mana we subwo nk'uriya mukobwa yagarutse ate hano ko babarira umbwire nawe umbwiza ukuri babari nk'abo wanyweye iki ku buryo byo kuzusakuriza abantu buri gitondo buri mugoroba umbabare numbyukire kuko ubu none njye nahita nanaguhirika nkinjira nkajya kuri baba hari wo n'uwo mukobwa ariko se baba mushaka iki kandi ibi bintu wabikize ute urabizi neza ko ibiyobyabwenge atari byiza ku bana wese wanyweye bikeya nasoni kumbe nabonye ibirutsi hariya inyuma y'inzu ni wowe waharutse urahakoropa uravuga nge ntunere umujinya babu mwajye mukazana babu wiriza babu hano babu yagutwaye iki arani hari inda yaguteriye kuri urutini ariko urutini isa ninde ukubwiye ko ndi urutini umva babu genda uhamagare babu nimba ushaka amahoro muri uru were gukomeza kunsakuriza mfite ibintu byinshi biri kumugiganira mu mutwe were gukomeza kunsakuriza byo biragaragara mu bintu biri kurwanira muri uwo mutwe wawe n'inzoga birimo njye mumamagare babu hasi wowe waze ibyaho ngaho ubundi babu mushaka iki gikoko ubundi cyagarutse gute narinzi ko nyirangije kitazongera kwigura uracyari umwana muto akika by'ubwana uri kumbwira uraje umva reka wambwiye wa umukobwa ni bene wanyu ntuzamuri mushi waba uzi urugurimo ceceka banze nkubwiye wa gakobwa ko nari narakwirukanishije ibi byose nakubwiye kuki utabyumvisha unyirukanisha nkande waba muri urugo kugira ngo unyirukanishe n'undi munsi n'ikindi rwa papa uru rusaku ntabwo bishatse ubu mwese baza bakabafunga mukagenda isosi ubu ngubu bari muri iyi nzu iyo twayishyuye aba ari iyacu ntabwo ari iyaso okay byose bireba nze hano ibyo bireba nta rusaku rwanyeye kumva hano ceceka simubibonye kunanutse simubibonye wabaze ibyaho ngaho igihe umuntu aba yahereye ubundi wowe uri hano gute mubwire papa zano nyabisobanure avuga ukuntu asigaye azana indaya hano shamana papa uragira urongera kurihingutsa muri aka kanwa kawe tubyumve kimwe oya kamuzane byo kurwana ntabwo ari byo atajwigira mwese muri kunyifatira kuko papa atara wasamuri no kumbesha niba se bari kumwe kuki atasohotse kuri urusaku hano genda iwanyu gira vuba vuba ukeneye hano inzu ni iyiwacu we nta kintu waza ngo umbwire wowe ngo uhamure ahubwo we wayisohoka ase we babu ngwino bisoba iki cyana barashyira umugani urukwiriza hano mu biki ubundi byagenze gute babu urandagaje jya gukungura hari iwanyu kiravuba
si urwamo numvaga ari urw'iki cyane uyu we umva hari nyoko uri hano ku buryo uri kuburira nawe twara ibintu gakeya twara ibintu Sirivupe. gake sona sona papa reka nkubwire urapa abashenge nawe ubucuti bwanjye nawe burarangiye nta kintu kimuzongera kumbwira inzanga nawe ese nk'uru rwana nirujyari waba uri kurira nini baravuga ko umuntu arukoze ubundi umukozi ikinyame umukozi ko we n'uyu nguyu bari gushwanira umugabo wowe iki uyu uriya ikidumba n'uyu nguyu bari gushwanira babu ibyabo ntabwo mbizi aje ashaka babu ngo azi ko azana indaya hano ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo rero ntabwo njye bindeba ni abantu bakuru babiganira ariko umuntu agira byinshi mu bwana mutwe wowe na ntuza nuriya mu gupfa umugabo urabona njye n'uriya mwana se twapfa umugabo wo kubireba ahubwo se uretse n'ibyo ngibyo wowe wageze hano gute bro nakubwiye ngo uko nageze hano ntabwo bikureba sibyo nese Alan ikibazo nuko ari hano cyangwa ikibazo ni kino cyane uyu ntago muzi se ndamuzi none ukaba ushaka ubuhe busobanuro bundi ahubwo iki cyana gifite ikihe kibazo ese batekereza ko aribo bafite inzu zikodeshwa gusa ahubwo wa mugani rurinda ruza kwataka kuriya gute Sibyo mba ahubwo nakubwiye. noneho ikindi nibaza wowe n'uriya mwana muzaranye gute kurya aza ari kukuririmba yateje akavuyo ngaho umuntu umutwe uri kumukorogoshora kumva akajwi kari kujwigereye iyo ngiyo rusakuza uno mwana musanzwe muziranye twahuye gutyo gusa Dadu ha icyukisha uranzi ndakuzi sorishari wa babu se ibyo se kandi ubikuye hehe babu turaturanye ikintu cyose mba nyizi ubu none nakugiye ubyemere uvuye hano ntari n'undi mukobwa wahabyukiye wundi w'icyuki w'amanyashi manini kukurusha ibintu byose mba mbizi bya Sito. babu n'ibindi byaba arani byose ibyo bintu uri kuvuga si bihagaze buri show yabyo nese ubwo izina ryawe narimenye gute nyine ahubwo nanjye nibyo bintunguye nyine babu yarabimbwiye ko uri umwe mu dukobwa nyine ahekenya akajugunya umva njyewe babu ndi girlfriend wiwe nta wundi mukobwa afite kandi niba nahari ibyo sinkeneye kubimenya Ubwo ko mbona ufite uri icyo umwana ukaba cyizere. ufite utugambo twinshi iby'ubwana wibizana uko ngana ntabwo bisobanura ko nazi ibibera hehe mu rugo rw'iwacu ibyo si byo ahubwo wowe nyine nawe uri muri utwo dukobwa ngo akoresha tu umva ibyo ngibyo byihorere wibijyamo ntabwo nkunda nyine ntabwo nkunda ibintu byinshi ubu se wari ubizi ko babu arwaye sida arwaye iki arwaye sida ye hase mukobwa babu waramukunze ko numva ufite utugambo twinshi twerekeye kuri ubundi babu asiriya muntu urwaye sida ngo amarire iki nawe ndi kubona ahubwo nyine usa nk'ukuntu Uri sure? yayikwanduje arayirwaye ibyo ntabwo bikureba sha ariko nawe kugenda yikaraba barahuye si byo se mba nkubwira akavuyo kawe kari muri uru rugo Niba- mbese ubu ntabwo uri kubibona niba barahuye amahame Bobo, wagerageje koko ukagabanya akavuyo kari muri uru rugo si byo nahoze nkubwira ngo nayanjye ngo nayanjye nese ubu uragira ngo bigende gute ubundi bite ko ndeba uno mwana wagira ngo hari ibintu muhuriyemo ntazi ibiki se utazi duhuriyemo cyangwa wagize ngo ibyo mwirirwamo we nawe ntabwo mbizi ibyo muhuriraho wenda uzi ko ntabizi ngewe nande amakuru yawe yose mba nyafite gutya 100%. Pfa gutirimuka gusa wazanye abagore wazanye iki babu wabaye umuntu uri seriye koko wagerageje ukabaseriye mu buzima bwawe reka nkubwize ukuri niba uri inshuti y'uriya mwana urasaze kuko ndakeka neza ko amakuru aguha yose aracuritse niba utekereza kabiri hari icyo yavuze uri hano uriya mwana ntabwo ari uri kunsaza ntabwo ari ugiye kunsaza ahubwo niwe ugiye kunsaza waba ubizi neza niwe ugiye kunsaza ntabwo ari uriya mwana okay fata umwanzuro wumva ukunyuze ngende buwihanganire
uraseka mu bikomeye amenyo barayarandura. wese kurutangiye kumwe ngo barayarandura ubonye bike ariko uriya mukobwa ni isasu. nakubwiye Mukobwa ni isasu buriya nawe hari igihe ujya ubisasu. Oya nako ntago mvuze ko wowe wenda ujya ukara ariko uriya mukobwa we ni isasu mbese rikurenze agira amakara kurenze wowe ntago uri isasu. uriya mukobwa nimba ari icyuma wabibonye sikona karishe uriya yagufata akagutukuza. uzakiza ntago uzi ukuntu ibintu yankoreye uzi ukuntu yanutse yagututse ejo yaguye nabi ejo yaranutse nyine uzi ukuntu yanutse ariko nari nzi ko nuzi urabikemura urangijuza wasinze warubiye. nayo nasinze kandi koko nayo nasinze wari wasinze nyine ahubwo njyewe ukuntu wari wasinze nari nzi ko njyewe ukuntu nakubonye nari nzi ko imyenda yagucikiyeho wisobyeho ibintu byakomeye. reka ibyo bintu nabyibaje ndavuga uyu muntu wasinze uko yanyweye inzoga zimurusha imbaraga gute atisobyeho imyenda itamucikiyeho ariko re gabanya inzoga n'abakobwa pe. oya abakobwa barambeshye nge ntago ibyo abakobwa njya mbijyamo ahubwo wenda bambwira tugabanye inzoga ariko nyine nta n'umuntu uzinywa nyinshi abishaka. nese abakobwa baje uri kuvuga abakobwa nabahe abakobwa baje uri kuvuga wabyibagiye se cyangwa sinabyibagiye? oya nyine urumva hari igihe ugira gutyo urumva wanywa inzoga noneho ntibibe nka bya bindi wenda ngo umuntu asinda ikimurimo ahubwo inzoga zikakubeye zigatuma usinda ikitakurimo. umva inzoga iyo zinyweye uzi kuvugisha ibintu byose wiriwemo. abakobwa ibyo wari ukuvugana nabo byose waje ubivuga hano kandi ntekereza ko ari wa mukobwa wanditsweho imitima wanditseho w'imitima ari none se waje uhagara muri uyu muryango ubivuga nawe kumva? oya uriya ntaho bihuriye nabyo uriya ntaho bihuriye pe. ari nabyumvisha ariko reka nkubwire mbabarira ndagusabye sibyo ndagusabye mbabarira ureke inzoga n'abakobwa basi sinkubwiye ngo bireke kuko ndabizi ko utabishobora gabanya inzoga n'abakobwa kuko ngende nyaminga kandi urabizi ko izina ni ryo muntu rero kugenda wowe ukagenda ugasinda ukaza abantu ejo bakatubonana bazajya babona nanjye ndi nkawe kandi nge urabizi ko ibyo bintu ntabwo mbikunda pe ngomba kuba nyaminga nyawe apana uwo ntariwe sibyo? ariko nyine urumva iby'inzoga byo nyine ngenda bigabanya. DJ Boni meze gute se? Ni mwana muri kumwe muri iyi minsi se? Kari mwiza cyane se nk'uri kureba iki? Yego nyine sawa nese ari kuri murashaka kugenda nyine ntabwo aretse kugenda ese ko nyine wakwihangana ntundaburize urumva nyine iyi ni inshuti yanjye byatari urumva yitwa DJ Boni uko umureba ngo avanga imiziki yanaduhereza na twa dufilime uri kureba no filime zose mujye mureba niyo wazimuhaye ahubwo utazajya gutuma uze barenze kandi azajya gutuma ninjoro abari njye gutuma ninjoro rero we nta nubwo uranaki kantu ka nijoro asizemo wakumvishe yavuze nijoro akajya aza nkazimuha ninjoro kandi ntabwo namwishyuza nese ko yari kumuma nijoro cyumukabye ubwo rero ugira umunsi mwiza kadukomeza urumva ese mufitanye ikihe kibazo? urumva nta kibazo dufitanye na kimwe urumva kinini nyine gikabije ahubwo nuko nyine ari inshuti yanjye buriya niyo duhuye nawe hari ukuntu abavuga ngo ntago ashaka ko ngenda ariko ntari buriya twaza kuvugana kuri telefone sibyo se twaza kuvugana kuri
ntago byakunda arani ntago byakunda pe urabizi ko buri munsi uhora ugira ibintu umbwira kuri iyi nshuro nta ibyo bintu uri kumbwira njye ntago nshaka kuguteza uno mwana nshaka ko tubikora mu kinyabupfura sibyo nshaka ko tubikora neza mu kinyabupfura urebye nyine nta kibazo gihari ahubwo ikibazo urumva nyine ikibazo gihari ndi kugenda kangarura uri kugenda nkakugarura ikibazo gihari icyo gihari urebye gihari wirengeye icyo dufitanye uri kugenda nkakugarura umva umusore mbwira ni cyo kibazo mufitanye twaza no kukivugana no kuri oya telefone reka mbwira hari ikibazo ko twaza mbwira kukivugana kuri telefone okay so iki arema amafaranga yanjye ariko ale muhishira buri munsi ariko amafaranga yanjye tugiye gusoza umwaka ufite amadeni angana gutya nta nubwo wowe ubwawe wanayagabanya ariko se wowe wibutse kumwishyuza kuko ukubona turi kumwe none se yego ngubu niho wibutse kunyishyuza duhuye ahora ambwira ibi ahora ambwira amagambo akambwira amagambo twahura uyu munsi akambwira ngo nzaguha ejo none se n'uyu munsi turahuye nabwo ndabimubwiye buri munsi ndabimubwira iyo nje mu rugo iwabo hari agongo banakitwa babo iyo nje karambwira ngo ntawe ari kandi ahari mbizi kahari twihanganira tuvuye mu soko yego rabu ntabwo wakwihangana ntabwo wadufata mu muhanda gutya nk'abantu bakwibye simwabyumvikanye hose yego rabu ntabwo wakwihangana ko hari ikibazo ntimuvuye guhaha ntabwo muvuye guhaha mwese muvuye guhahisha amabuye cyane amafaranga ariko ushaka nimugakine umuntu ku mubyimba ngaho kankubaze tureke kurya tukwishyure yego rabu ubusa umuntu areke kurya none se mubwira ikigera wese nareka kurya akakwishyura yego rabu napfa bizakunezeza cyangwa n'ubundi nawe uzongera kuyamusubiza uri gutanga ya serikeye yego rabu ushaka ko njye nta nzara mfite ku buryo nimba ushonje dore tuvuye guhaha niba ari n'inzara wowe usanzwe unanutse turateka dusangira niyo wapfa wavuga ngo wenda yari asanzwe ananutse tukagira n'ikindi kirwara wimubwira gutyo umufite ideni wimubwira gutyo umufite ideni gira ugabanye ayo madeni arengeyemo amafaranga yanjye pasi nk'igice ni igice ariko ubyonze mara mwishyuza igice ntacyo dufite ahubwo reka tuguhe igihe sibyo reka mbereke ikintu cyiza rero wowe shyiramo nimero ze kuko uri umwana mwiza ngo ashyiremo iki mbese nta nimero za lea yego nta nimero zanjye ugira none se ko uyu nguyu nduza ari uvuga neza kandi nka nduza ari sheri wawe ntazamuhamagara noneho akaba ari ugira gute nkajya mwibutsa kuri mu rugo shyiramo nimero zawe sawa sawa ushaka nimero zishyiremo akira kushyize imibare 6 ijyana iyo ngiyo niba uzabaza umubare ubura mubwira igihe basi turwaye icyumweru uzaze nyuma y'icyumweru icyumweru gitaha umwaka utaha Allô? Allô? Oui. Hi. Hi. Umeze neza? Meze neza, umeze ute? Umeze neza nanjye. So, nitwa Jackson. Jackson he? Nitwa Jackson nawe nimero zawe bambwira ko ushaka akazi. Banakunyeretse mbona nta kibazo. Ikintu ushaka kukubwira rero. Byakunda ko tubonana tukabiganiraho neza. Jackson akazi. Ninde wagwaye namba yanjye? Our appliance. Okay. Yeah. Byakunda ariko ukambwira ujye uzabonekera nta kibazo. Ngiye mba mari ariko ikintu numva cyiza twahura ejo nyuma y'amasaha y'akazi. Waboneka? Ejo mu masaha ngapi? Nyuma y'akazi akazi karangira saa 11:15 ubwo twahura nka saa 12 gutya. Okay. Nta kibazo nge ndahari. Alright. Ubwo rero ngenda cyari mu kazi reka nkomeze nkore. And then
ndaza kuza guhamagara neza ngeze mu rugo tugira ibindi tuganira. Okay. Ibyo bitwaye. nta kibazo ubwo nimbona koro yawe ndakwitaho. Okay, sawa ngaho witaho. Yego urakoze. Alright. Jackson akazi. Ale Babu. Yes. Babu. Now. Nibiteze. Ni byiza. Hari umuntu wari umamagaye ngo wa mugabo wandi twahuye ku bijyanye n'akazi, wandi wa mubosi w'akazi nyine, ngo yaramuhaye nimero yanjye ngo mamagare ngo ambwire nyine ku by'akazi. Okay. Nese yakubwiye ko uwo muntu Alan aramuzi? Njyewe ntabwo byo mbimubajije nimba aramuzi, ariko arambwiye ngo abantu naprayinze ngo nibo bamuhaye nimero yanjye ngo nambona ku mafoto. Okay, noneho Alan naza kuza nyine umutekerereze kugira inama n'ibintu ashoboka azaguherekeza. Ikibazo ko mfite ibintu byinshi byo kumubwira. Ngiye aho ikintu ndi kwibaza, wumvise ijwi rye ari umusore cyane umupapa? Shanti nuko afite ariko ijwi kinini. Ariko kujya avuga ijwi runini mu kuntu. Nta kibazo we. Hari ikibazo si cyambere nuko Alan ahari kandi nawe nazo ubwo nyine uramubwira uko byagenze. Alan naza ndamubwira uko byagenze ndiko nangize n'ibintu byinshi byo kumubwira. Okay. Ni byiza rigura mutsibonye n'akazi. Uzi ya gahunda wambwiye se? Zantamo. Nzagutamo bikubera isomo. Sawa nyine turende gukora ubwo turasubira. Sa merci. Ari kandi gukora ndi gukora. Muno biri gukunuka kuntu. Cyo kubyumva. Ndakubyumva. Ndiye nabyumvishe. Wagira ngo ni pre-dance. Sibyo. Siko nanjye nabitekereje nkajya numva ukuntu biri kunuka. Ndi kubyumva hano hose mu cyumba byuzuyemo. Ega buriya ibyo ndi urumva ndi kumva biri gumura nka bwa pre-dance bwa make. Byose byo pre-dance bwa make yabimenya ati. Kandi hale nawe nagonye gushirira amakenga. Nse kubimenya niba kera ko nafataga Bibiliya ya pre-dance nkabivangamo imipira. Ubwo urumva nanirwa kumenya uko bihumura. Nese ko umuntu yabaga yabitoraguye biba bitangira n'ubuntu. Wabimenye babitangira ubuntu, wabimenye ute ko babitangira ubuntu. Kandi ale. Je mind sigaye mwibaza ukuntu. Sigaye nibaza ibintu byawe bikanyobera bikancanga. None se nge ubwo hari ibintu uri ukuntekereza ko nge yerega buriya ntabigutekereza si ibyo bintu by'ama pre-dance ya make wabimenye ute? Ntabimenya se. Subundi nabura kubimenya gute? Ega nge umva nkubwire nkwibere n'akabanga. Buriya kariye gahungu nagasambanye ruharwa. Kabapo nagasambanye ruharwa ku buryo karamutse kagufatisha kati kakwahuranye. Yego ko. Ku buryo gakuye gukomeza nk'umwuga. Kari gusanga kabaye gapfubuza. Original, professionnel. Uziko ndi gutekereza ko niyo pre-dance rimba banayikoresheje batayitaye iri nka hano mu cyumba ko rukunye kunuka. Ngo se ukumva bitaye kunuka cyane nge ndikumva biri kunuka. Oya ni bya bifuta byaje. Kandi ale Asinge ibintu byose ningusobanura niba uri kumbaza nkagusobanurira nanjye mbizire. No ibifuta bya pre-dance biranuka. Yego. Ale urinda yamaze kukumenya. Nese ibyo bimenye genda wabimenye kandi alenge sinzi ndi umwana mwiza ninde ndacyari nimanzi racyari manzi na nisoni ndacyari nimanzi uracyari manzi wowe n'abayose wamusambanyiwe uzanabaze nge nta ndi musambanyi umutse nanirwe kumera nk'abandi bahungu basurwa n'umukobwa rimwe bagahita bagaruza icyacu
ikisuri kundeba ubuze abandi ntago bahita basura None ubwo ushatse nawe kuvuga uri iki? aho ngaho wirirwa unterera hejuru ijoro ryose nta njye n'ikintu ntabwo nakwimye uramarira ale ntabwo Iki se? nakwimye ntabwo nakwimye njye nakubwiye uko bimeze nimba wowe ushaka gupfa man njye turyame ubikore nta n'iribi umuntu yanapfa siko warakaye ale umva mubwire ibyo ukamubwire Iki se? ibyo ukamubwire uzi ko hari umuhungu wampamagaye witwa Jackson akambwira ngo wa mugabo wandi tunagiye kureba ku by'akazi si umwibuka ngo yamuhaye nimero yanjye ngo amwereka n'amafoto yanjye ngo none yanshimye ngo ejo nzagende ngo duhure tubiganireho none ahita asoza arambwira ati ariko nsezera ngo aracyari mu kazi ngo nindeke ngo nava mu kazi ngo nimugoroba ngo araza kuganiriza ngo muzahure muhurire ntabwo yahambwiye ngo muzahure ryari izihe saha ejo ngo nimugoroba ngo nyuma ya saa 10 ubwo rero ugashaka kugufata akagenda kagusambanyiriza mu maroje ariko se kubera ko ibintu byose wowe ibintu byose ntabwo ni ugusambana ni ubusambanyi kandi ale uri umusambanyi iki se none njyewe ibyo ngibyo niba mbitekerejeho nkumva ngize ubitekereza gute utabikora ngize impungenge nimba uri imanzi koko kubimbwira ubitekereza gute utabikora ariko umuntu wese akumbura icyo yariyeho waba utararya ibirayi ukabikumbura cyangwa waba utararya ibishyimbo ukabikumbura nta muntu ujya ukumbura ikintu atararyaho ntukajya undusha ubwenge njyewe narasengewe wasengewe ikiza kandi ale umva uzi ko se wowe nshaka iki waryama nese ngenda aryama ahantu hatose urukona ntashyizeho kuvureri kugira ngo natoha ngo nguke ntago se hano hatose reba kuramo wumve zana intoki zawe ukoremo wumve kumva hadatose yesu kugira ngo ndyama ahantu hatose njyewe kugira ndyama ahantu hatose ngeze ko wahandyamishije